Muraho neza abakunzi bacu warabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho dutuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? No kwibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa no kubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo baba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Mwibutsa ko ushaka code twandike cyangwa tuhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashe. Mutubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona code aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uzatwigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katakunda ngo uzatwigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha kunogeye. Yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura. Tegereze neza. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda. Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Araho ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Bega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Seka ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, bashatse kwa ngo ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B kaza kuba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye iteguye neza, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Wibuke gukanda subscribe, wandika isomo ukeneye ko ngutegurira muri comment, naryo uzahite uribonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Video y'ibyapa nyongera nayo namaze kwibakorera, wasubira kuri YouTube channel yanyu ukayireba. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 35 izo video nkahita nzigwa mu gihe kitarenze iminota 2 ku buntu. Rero mujye mutwandikira mu gihe ayo masomo mwayabuze kuri YouTube. Hano A iravuga ngo karifite ubuso bw'ibara ryera. Bega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande 3 ifite umuzenguruko utukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese biriya byapa by'inyongera biba biteye kubuhe buryo? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara
ryera. Uko niko ibyapa nyongera biba biteye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789 16 nkufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Nkwe n'imyitozo irimo ibibazo bikunda kuza cyane, iragufasha kwitegura neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha akaba yakugezaho urumuri. Amatara yo kugira ute yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo. Ariko batubwiye ngo nijoro igihe ijoro rikeye, no kuvuga ngo yavuze ngo ijoro rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere akaba nta gicu kibuditse kirimo. Babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. Mu ntera ingana iki? Ari mu metero 100, B mu metero 50, C mu metero 40. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Nkwibutsa ko ukeneye ko nkwigisha mu gihe wigishije, ukeneye ko nkugura umunsi umwe mbere yuko ujya mu kizami aho waba hose mu gihugu, turaza tukaguhugura. Waba uri mu mujyi wa Kigali tukaba twanahura tukigana turi kumwe nkanaguhugura kuri mudasobwa. Nyandikire cyangwa umpamagare ni kuri 0789 35 16 bigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arangwa iby'inyuma ni metero 3, beka ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 70. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze A na B ni ibisubizo by'ukuri kwa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Nujya mu kizamura urakora mu kanya kabona banditse ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70. Ntibikugora, murabizi zeri iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho. Nta kintu bivuze kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70, kuvuga ngo metero 2 n'ibice 7, kuvuga ngo metero 2 n'ibice 700. Ibyo byose aba ari kimwe iyo nta wundi mubare ukurikira ku iyo zeru iri inyuma y'akadomo. Nta kintu bivuze. Rero ushobora kujya mu kizamu ukabona handitse ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 7 bikakugora. Oya, ntibikakugore. Kuvuga ngo 2 n'ibice 70 no kuvuga ngo 2 n'ibice 7 byose aba ari kimwe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse biboneye uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa yo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere bwemewe ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba kikorera toni 5 utware toni 7, biba bibujijwe. Ariko aratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Nibe ibinyabiziga byo bibyemerewe, hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo. Arangwa ibinyabiziga bya polisi, beka ngo ibinyabiziga bihinga, se ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. No kuvuga ngo yo hashobora kwanditseho kwitwara toni 5 ariko agatwara toni 8, zo ziba zibyemerewe. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. Ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza. Hano hari ibyapa bine ugiye kwerekana. Ese ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa C1,
gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango. Cyangwa ni icyapa B2A gifite ishusho y'impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo amagambo avuga ngo stop. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mwa kino ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze neza, n'ubundi hasi nibyo bakubajije. Ese ni icyapa C1, aho ni kuri A. C1 kiriya cyapa ndakeka ko muri kukibona. Mbega ngo icyapa E14 nacyo ndakeka ko muri kukibona. Ese ni icyapa C2A, ndakeka ko muri kukibona. Cyangwa ni icyapa B2A, aho ni kuri D. Hitamo inyuguti ya nyayo uyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'ikiso cy'ukuri nta kindi ni icyapa E14. Murabizi kino cyapa E14 kiri mu bwoko bw'icyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Rero kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebamo kwatana ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ukeneye ko nkugura kuri computer, ndaza nkaguhugura uri mu mujyi wa Kigali, tugahura tukakwigisha. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 1626 tuze tukuhugure. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ara ukabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mbega gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Sega ngo kuvuza ihoni mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabonye icyapa kigaragaza ishuri, ikintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kubera ko birashoboka ko umwana ashobora guhita yihura mu muhanda kubera ko ari abana, ugasanga umuteje ibyago cyangwa nawe akuteje ibyago. Niyo mpamvu ugambanye umuvuduko ugakomeza witonze ku buryo aramutse agiye mu muhanda wahagarara mu buryo ukoroheye. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Ese uriya mubare niba ikinyabiziga gitwara abantu 18 hari ahantu biba byanditse, niba gitwara abantu 6 hari ahantu biba byanditse. Ese biba byanditswe he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo. Arangwa icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. Mbega ngo inyemezabwishyu y'umusoro. Sega ngo ubwishingizi mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga uba wanditse he? Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, umubare wabo uba wanditse hano. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni C ku bwishingizi. Murabizi ibinyabiziga bitwara abantu bagiye batandukanye, hari igitwara abantu 6, gitwara abantu 18. Rero nta handi baba banditse uretse ku bwishingizi. Ndakeka ko ramuzitamo C. Ndizera ko ramuzikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwa bikorezwa mu biro by'umusoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ibyapa ndanga cyangwa mwebwe nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga, bigomba gukurwa ku kinyabiziga bikorezwa mu biro by'umusoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Arangwa ibyumweru 2. Mbega ngo amezi 2. Sega ngo ukwezi kumwe. Deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ese hano uramutse cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro iso cy'ukuri nta kindi ni B mu mezi abiri. Noneho hari ikindi kibazo kijya kumera nk'iki, ntuzabyitiranye, cyo kiravuga ngo bibaye ngombwa ko ibyanditse bireba nyiri karita iranga iki kinyabiziga bihindurwa, bikorwa mu gihe kingana iki? Byo bikorwa mu minsi 8, ariko hano ho ni amezi abiri. Aho uzasubiza iminsi 8 ni handi bavuga ngo hari ikintu cyabaye bikaba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita, bimenyeshwa ibiro by'umusoro n'amahoro, ibyo bigakorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Hano ho ni amezi abiri. Ndakeka ko ramuzamo B, ndakeka ko ramuzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babona ku buryo bukurikira. Babibona ku buhe buryo? Aravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, mbega ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, mu gihe iburyo baba bagomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode nziza, itariki ushaka, akarere ushaka n'isaha ushaka. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashamo. Ukeneye ko tugugura warigishije, ukeneye umunsi umwe cyangwa 2 tubigufashamo. Ukeneye ko duhura tukakwigisha mudasobwa tubigufashamo. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online bitewe n'akazi ukora cyangwa se uri kure tubigufashamo. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, icyo twashyizemo ukajya urakibona muri telefoni yawe aho waba uri hose mu gihugu. N'ubundi dusa nkaho twicaranye. Mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo umuhanda wubatswe nabi, B ngo acurika ateza ibyago, C ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo akazamuka gahanamye. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Icyapa cyose uzabona giteye ku buryo uzamenye ko kibura, kibikubwira hakiri kare bitari byapa, bakakubwira hakiri kare ko ugiye kugera ku gacuri kateza ibyago kugira ngo umenye ingamba urafata hakiri kare. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri rero? Ara ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Ubwo harimo feri, harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko baramuzutamo A,
ndakeka ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Ariho ngo umweru, B kanga umuhondo, C kanga umutuku, D kanga nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo, naho turi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umweru. Ndakeka ko niba ramuka bagwaye ikibazo mu kizamini urakora mu kanya akavuga ngo uturi imbere ku kinyabiziga, uravuga ko tuba dusa umweru, mu gihe uturi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Ndakeka ko ramuzamo rero B, ndakeka ko nutwandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari? Ariho iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Beka ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ubwo ari kuvuga za feruje zikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kubera ko gihari cyaba kiri kugaragaza bari butambuke mbere. Niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, ugereze hariya ku maferuje ugasanga adakora, hakoreshwa rino tegeko rero, kubera ko iyo ari gukora zira feruje ziri gukora zo zijya ziragaragaza umuntu uratambuka mbere. Murabizi, ukabona umutuku imbere yawe ugahagarara, hari abagenda, hakaka umuhondo ukitegura guhagarara, hakaka icyatsi ukagenda. Urabizi aho ngaho mama ufite uburyo bwo gutambuka mbere. Rero iyo biriya bimenyetso bidakora hahita hakurikizwa rino tegeko. Ndakeka ko waramutamo rero C, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ugeze kuri feruje ziba zigomba kuba ziri iburyo, ariko hari aho tugera ukabona bazishyize hejuru y'umuhanda cyangwa tukazibona ibumoso. Kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ariho ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Beka ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ukwera icyo bashobora kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza, atari na bino bimenyetso bimurika gusa, ahubwo ni ibyapa byo ku mihanda n'iriya mirongo yo mu mihanda, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko waramutamo C, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariho ngo isangano rifite ishusho ya T. Beka ngo inzira idakomeza. Sega ngo aho batelefonera. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira cyangwa umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko waba uri kugenda mu muhanda ukabona undi muhanda ushamikiye kurimo, noneho ukaba wavuga ati mbonye inzira y'ubusamo. Iyo nzira idakomeza
bashyiraho kino cyapa kugira ngo kikubwire hakiri kare ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Ndakeka ko namusamo B, ndakeka ko namusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ntiburenze ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 25, mbega ngo santimetero 125, sega ngo santimetero 45. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode nziza, tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye ko tukwigisha uri kure bitagukunda guza twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukundira guza twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. N'ubundi dufite uburyo dukoresha ku buryo biba bisa nkaho twicaranye mu ishuri, bayita Google Meeting. Abayizi ubwo barayizi, abatayizi iroroshye cyane. Ikintu busabwa ni smartphone na internet, n'ubundi tuba dusa nkaho twicaranye. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Noneho warigishije ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri, nabyo tubigufashamo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko duhura tukakwigisha kuri mudasobwa, nabyo tubigufashamo. Ukeneye no kwiga mu ishuri, turakwigisha. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 078 935 16 tukabigufashamo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe? Ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, se ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyapa gisobanura gifite ishusho y'uruziga. Ibintu by'ishusho y'icyapa ndakeka ko twese twasobanukiwe. Iyo wakubwiye ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye? Kuko murabizi mu nzira nyabagendwa tugenda tubona ibyapa biteye ku buryo butandukanye, ukabona bimwe bikoze nk'uruziga, ibindi bikoze nka mpande eshatu, ibindi bikoze nka mpande enye. Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo akayira k'abanyamaguru, sega ngo aho abanyamaguru bambukira. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Iyo harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Iyo harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Iyo harimo nka 60
ntube wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Rero bino byapa bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ariko iyo video namaze kuyigukorera iteguye neza. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ukande subscribe urebe video naguteguriye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, isobanuye neza cyane, harimo ibibazo byose birimo. Uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajwe mu kino kizami cyo munsi kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso ugenda uzungazunga, ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose, se ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese gutwara mu muhanda ikinyabiziga cyawe uri kugenda uzungazunga, hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Gutwara uzungazunga mu muhanda, hano iso cy'ukuri nta kindi ni be, ni bibi igihe cyose uri gutwara uri kuzungazunga. Wenda umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kudepasa, wari uri kugendera iburyo usuzungazunga umusanga ibumoso, kandi yagiye kukudepasa murabiza aca mu ruhande rw'ibumoso agusanze mara kugonze. Urumva harimo ibyago, harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitwararika. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkize ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, ukeneye ko tugugura, ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, aho waba rose mu gihugu twandikisha cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kuza mu kizame, ni ingenzi ko wajya urabona kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere ukagikosora. Wagira ikibazo ukanyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame. No mu bizame tuba twarashyizeho mbere aba ari ubuntu. Wabona hari ikintu ukeneye ko tukwigisha bitewe n'ibiri kukugora mu gihe uri gukosora, ukabyandika muri comment ugakanda subscribe, nazabishyira ko uzahita ubibonera ku gihe. Rero ni ingenzi ko ibyo byose turabikorana. Uramutse ugize ikibazo cyangwa se ukeneye ko hari ikintu nkutegurira, ujye ubimbwira. Rero mujye mubitubwira cyangwa mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 16 26. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.